Not about the humanitarian. One message to young girls. One message to young You wear a flag. That English is enough. You guys are not paying me any money. Uyu rero Arial asesekaye I Kigali aturutse Lagos. Patrick, congratulations and welcome back. Abuja. Thank you so much. Ambassador Arial. Simbi. Umeze neza? Patrick, congratulations. Na award ivuze iki mu buzima bwawe? Award ivuze ikintu gikomeye cyane kuba narayikuye muri Nigeria mu gihugu kirimo talents nyinshi, mu gihugu kirimo abanyembaraga benshi, ariko ngewe wo mu Rwanda akaba ari ngewe bahitamo. Urumva ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwanjye kandi no mu buzima bw'abanyarwanda rusange. Tuganirize ku rugendo gatoya kugira ngo utware urugendo ni rurerure, ntabwo naruvugira aha ngaha ngo ndurange nawe bazi imyaka yose mfite kandi urugendo rwatangiye kuva Yes. Arial ni Great Africa Great Achievers Award. Nagerageje gushaka ku mbuga nkoranyambaga zose kugira ngo menye uburemere bw'ino award, menye ikivuze, ariko ntabwo nabashije kubibona mu byo bworoshye. Wadusona na award imeze ntabwo muzi icyongereza cyumva. Ndikuvuga nabuze website first of all, sibyo kugira ngo menye byaciye mu matora byagenze bite kugira ngo bahereze award. Ni award imeze turone nimba tuzi ngo Isango na Muzika Award ni njye kukubwiraho gatoya uretse ko ntari gusobanura ibintu byinshi kuko ndananiwe ndita. njye kukubwiraho gatoya uretse ko ntari gusobanura ibintu byinshi kuko ndananiwe ndita. Ikintu nakubwira cyo nuko nabaye umwambasaderi kandi mfite ibikorwa bigiye bitandukanye bitari mu Rwanda gusa, uzi ko mfite management iba muri Nigeria, so mfiteyo ibikorwa bizamura ikiremwamuntu byinshi nk'umwambasaderi. Rero ntabwo amafaranga ya UN nyarya ngo nyanezererwemo, ahubwo nkora ibikorwa byo guhindura ubuzima bw'ikiremwamuntu. Rero ni muri urwo rwego bamaye iyi award kubera ko mfite ibikorwa bigiye bitandukanye ahantu hagiye hatandukanye. Abayitanga ari bantu? Ni abantu bakuriye ibyo bintu. Hanyuma Arial ngira ngo baze uri kujya muri Nigeria tukabona agarutse, ariko ngewe ubwanjye ntabwo ndi kubona Arial ari gufata abantu bari gukora sinema hano mu gihugu ngo bajyane Lagos. Ntabwo turi buze kubyita iterambere rya Arial ku giti cye. Ese ko uri kubona uri kujya yenda bikaguhira ejo muri twanakubonye no muri Afrima utanga ibihembo, hanyuma abantu bari gukora sinema muri ino minsi iterambere rya Arial baraza kuryungukira iki? Njyewe ngo ntabwo nabujyanye abantu ngo mbajyane Lagos, njyanye abantu nkabajyana Lagos, najyana bamwe ngasiga abandi, ahubwo navanye abantu Lagos mbazana hano mu Rwanda kugira ngo bidiringe. Ubu utaradirinze ubwo nawe nzagerageza ndebe ko mbishobora mudiringe. Hari icyo ntakoze warakoze kubazana n'ikimwe. Noneho urabona twebwe uburyo imitekerereze yacu imeze, uburyo Abanyarwanda tureba ibintu, abantu bari guprofita amahirwe. Abantu bari kuyaprofita. Njyewe nagerageje kwishyira nko mu mwanya w'umukobwa watangiye sinema mu gihe nayitangiriye. Mu myaka nk'itanu ishize iyo banzanira bari abantu uburyo nari kubabyazamo umumaro ndabuzi, nibwo natekereje kuko ngiye kugira ngo njye kubyaza umusaruro kuri uyu mwanya mbe nshobora gukora izi move zose, nuko nafashe igihe nkavuga ntireka ngira intambwe ikomeye kandi nanagoye yo kujya gutangirira from zero. Ariko iyo babanzanira bakabankirira aha ngaha imbere yanjye bakambwira bati ngaho irwarize hari gushya. Arial umuntu akibaza muri Nigeria uri umwe mu basinyasite banini, ubwo ndabivugira kuko ujya ku rubyiniro cyangwa se kuri stage ya Afrima ugatanga igihembo uvanyeho ikindi. Warushije iki abandi banyarwanda cyangwa se abandi bantu, wabwira iki abanyarwanda bagomba kwigiraho? Njyewe ntabwo ndi kurwana no kurushana n'abanyarwanda, ahubwo ndi kurwana no kuzamura abanyarwanda.
icyo banyigiraho nk'uko nta muntu ujya umbwira ngo nyigiraho kuri iki nanjye nta kintu nababwira ngo munyigireho icyo bazabona gikwiriye banyigiraho bazakinyigiraho njye ndwana no gukora ibyiza ntabwo narakaye I'm very fine I'm very okay ntabwo narakaye ahubwo umuntu niwe umenya icyo yigira ku wundi bitewe n'icyiza mubonyeho rero ntabwo namenya ngo baranyigiraho kuki ndwana no gukora ibyiza nubwo wenda ngo tugurwana no gukora ibyiza bikadutanga imbere ariko I try my best nyine gukora ibintu byiza kugira ngo n'umwana w'umukobwa cyangwa umunyarwanda wese ushaka kumbona agira byibuze akantu yanyigiraho azajya avuga ati wenda Ariel kuri role model wanjye cyangwa wenda n'umwana wanjye akaba proud ko afite mama umeze nkanjye Ariel watwaye igihembo ku itariki 26 ariko kuri 25 warapostinze kuri Instagram ati none undi kuri Twitter kugira ngo azabasebye and it's a very big pleasure and honor to have it. So that's it. Now, how did you find yourself on that stage? I always dream big, so to see myself on that stage is nothing much because I always dream big. So to be on a big stage is something that I have. You have a great movie called Book and Bad Cover. How an idea comes from? Actually, it wasn't my idea. It was the idea of the director. So he brought the idea, then I brought it. So tell us about the projects, the humanitarian projects, your humanitarian projects happening in Rwanda. Oh, I have so many, and I choose to make it in a professional way because it's not part of entertainment. So the only thing I put out there is part of entertainment, not about the humanitarian. One message to young girls. You wear a flag now. One message to young girls. You wear a flag. Tell me that this. English is enough. You guys are not paying me any money.